Yes, reka nangire mbifuriza gukomeza kubwa neza aho muri ndetse mbabwira mukomeze gukora subscribe muri benshi kugira ngo amakuru tubagezaho nazajya bacika. Nyine twamuhire Jason iyi Legacy TV. Reka nangire mbifuriza ikaze ndetse mbabwira ngo nyamuneka twatangiye ukwezi gushyashya ndetse twatangiye ukwezi buri wese bagomba kugira ngo akore cyane ndetse kugira ngo ejo tuzahure ufite urwego ugezeho. Uyu munsi ndi kumwe n'umugabo rwose araza kumbwa niba ushaka kuba navuga ko ari imibiri yombi kandi ari igikara akaza kuba yabinziza. Ushaka kugira ngo ntangire muhe ikaze mubaza ngo umeze neza. Yameze neza wese Nanjye meze fresh. Ngiye amazina yanjye banyitwa Madiva cyangwa se Diva Nails cyangwa se Diva House Beauty. Icyo bavuga cyose ni kimwe muri byo, ndicyo cyangwa se mpagarariye nk'umuvugizi wacyo. Nishimiye kuba mbashe kugirana ikiganiro nawe Jason. Umugabo utuje wambaye ishati nazo ubwoko bwayo, ipantaro ubona jeans nziza, umeze neza. Meze neza, sobura gutuza mu birebera ku myenda se. Ari ukuntu umuntu mubona nyine ukabona ko atuje mu buzima busanzwe, ukabona ko shaka kuba dasangwa nasaragurika cyangwa se afite ibintu bishobora kuba bimugira nyine ukuntu. Buriya nibyo. Ntabwo mbizi, ntabwo ariko mbyizera. Ako urasanga ariko mubibona ariko ngiye ntabwo ariko bizi. Ngiye ndi umugabo ahubwo wisanzura, ukunda kuganira, usaragurika, nyine ndutandukanye n'ubuvuzi. Iyo umuntu avuze Madiva ni muntu ki? Madiva ni kuri ngiye nimva ko ari nk'igisobanuro cy'ibijyanye n'ubwiza, bitewe nuko nibyo nakunze mbyisangamo igihe kinini, ndabikunda, ndabiharanira, ndwana urugamba rwabyo kugira aho bigeze aha ngaha. Ariko naremyemo Diva. Urumva Diva n'ubundi ni Madiva, buri utazaya Diva ni Diva tu. Diva ni Madiva no gukuraho ma ukagira Diva. Ni igisobanuro cy'ubwiza muri makeya Diva. Ushimishwa n'iki nkawe? Ngiye shimishwa no kubona nitaye ku gitsina gore, nkabona asa neza, nyine muri makeya uko we asa, yaba uko yambaye, yaba uko agaragara, ameze neza, birashimisha cyane kurushaho. Haba n'ingiye wabigizemo uruhare, haba n'undi wabigizemo uruhare, ariko kubona igitsina gore gisa neza nicyo kintu cyambere gishimisha umutima wanjye. Ndaza gusaba umukameramani wanjye kugira ngo aze kugenda unyuzamo amashusho y'umukobwa wagiye ukorera utuntu dutandukanye kandi twiza. Ibi bintu bimazemo igihe kingana gute? Mbimazemo nabitangiye 2016, ubwo deni ndibaza ari nk'imyaka 9. Ndibaza. Nta kazi umuntu ashobora kuba yakora kakamutunga? Ntabwo ari akazi wakora kagutunge, ahubwo ni akazi wakora kakagukiza. Ntabwo kakiri ku rwego rwo kugutunga, kurya, kuryama, kwishyura whatever, ahubwo ni akazi kakugira millionaire. Ibyo mbivuze nshingiye ku mpamvu imwe n'imwe. Hari imirimo bajya bavuga ngo iyi mirimo ngo iba yaragenewe kuba yakorwa nk'abakobwa cyangwa se abagore. We kuba ubikora si byaba ari ya myumvire y'abo bantu bavuga gutyo? Ni iyo myumvire yabo, ariko gusa buriya keshi igitsina gabo yigikoreye igitsina gore serivisi kanaka ijyanye n'ubwiza cyangwa se whatever, abikora biri successful kureza ko umukobwa mugenzi we yabimukorera. Nkuko n'umukobwa yabikoreye umugabo biba successful kurenza ko umugabo mugenzi we yabimukorera. Bivuga ngo ni akazi wakora kakagutunga ndetse kagatungira n'umuryango. Ni akazi wakora kakagutungira n'umuryango ndetse kakanagukiza, kagatunga n'igisekuru kizakuvaho, bitewe ariko n'uburyo wagasetinzemo uri muri agakora. Nizihe challenge cyangwa se imbogamizi wahuye nazo muri runo rugendo rwawe? Ni nyinshi, kuko ndabyibuka byibijyamo hashize nk'umwaka umwe gutyo 2, bagenzi banye twiganye bajyaga bakunda kumbwira, bakambwira ngo man wowe woza ibirenge by'abagore iki n'iki whatever, ibintu nk'ibyo ngibyo, just ko nabikundaga ko natangiriye mu nzara ndabyihangana nkomeza ndabikora. Ariko nyuma none bagatangira kujya baza tugasanya ngo batisha no ngura agacupa mu mafaranga nakuye koza ibirenge by'abagore. Biza gutyo just bikajya bimbabaza sometimes najya nyine mu mande nyine bikanira ipfunwa ryo kuvuga akazi nkora. Ako nyine sina giving up, ndakomeza ndagerageza paka ngezeho mfata umwanzuro kuzamura nails ku buryo ugira kuri internationals, cyangwa se ku buryo muri Nyarwanda amenye isubara cy'inzara. Ko ndabyibuka icyo gihe za 2017 inzara zari igisobanuro gito cyane. Ariko narabiharanira, ariko nahise nkora icyitwa Diva Nails, nifashishemo n'aba bastari batandukanye baramfasha, bambere inshuti cyane, nanjye mbabere inshuti, turakorana, bamfasha kuba nabimenyekanisha.
then kugeza aho bigeze ahangaha, kugeza aho umuntu ukora inzara cyangwa se ukora beauty wese ari igisobanuro ku muntu yumva akamenya izina rye kandi akagaragara neza mu bandi, kandi akaba n'igisobanuro ku mafaranga nk'uko tubizi ko ariko ariyo ayobowe isi, ku buryo umubona ahantu hari hose ukabona ari smart, afite amafaranga, asa neza, afite imodoka, afite whatever hatuye, ndetse n'akazi ke kakamutunga ndetse kagatunga n'umuryango we. Igihe kingana n'imyaka 9 mpamya neza ko ni urugendo rutoroshye cyangwa se ni inzira itoroshye kuri wowe ushaka kuba waragendeze ndetse ukaba uvuga ngo uyu munsi arantu maze kugera. Ni bande bantu uyu munsi bitwa ko bafite izina mu ushaka kuba mukorana? Ubu Diva House Beauty ntago twavuga ngo dukorana n'abandi, ahubwo twe turi muri gahunda yo gukorana na bose bari mu gihugu imbere bakora beauty, bose ngira ngo nko wabibonye harimo amazina akomeye ari muri no competition ya Diva House ya Diva Beauty Award. Ayo mazina yose rero niko twifuza kugira ngo azabashe kuguma muri iyo nzu. Diva House Beauty ni inzu, kandi inzu ibamo umuryango, ntago inzu ibamo umuntu umwe. Donc ni kuvuga ngo mpamvu twayise Diva House Beauty ni kugira ngo ihuriremo ihuriro ry'abantu bose bakora ubwiza, uwari wese ufite salo yawe, udafite salo yaba uri muzamuka abantu wageze kure, duhurize hamwe twese dufatira umugozi umwe kugira ngo duteze imbere ubwiza ndetse dushake n'akazi karambye kuri twese. Ari impamvu nakubwira ngo Diva ibamo kanaka, ahubwo Diva irimo bose. Diva yifuza ko bose bakuba ihuriro rimwe, bagahuriza hamwe kugira ngo twese tureme icyo twifuje kuba cyo. N'uwifuje kuba cyo bitabashe kuba successful, aka kanya Diva imufashe nkuko nawe yafasha Diva nayo ikabasha kugira kuri dream zayo, nkuko akanya turabigenza dutegura award kugira ngo tuhuze none tumenye abambere mu bambere. Apana ugira ngo urabibona bamwe buri wese avuga ndi hejuru Madiva ndi hejuru, kana kari hejuru, yenda wa muniga ari hejuru, yenda Shamata ari hejuru, Batman ari hejuru, cyangwa Eugene ari hejuru, cyangwa Mane n'abandi batandukanye bose bakora ubwiza. Then tushaka kumenya ninde wa mbere mu bambere, abanyarwanda bamwimenyera ari nabo bamwitoreye, ndetse tunamwubahe nk'umuntu ushoboye kurusha abandi, kuko bakakanya mu bwiza dufite ikibazo cy'uko bose bumva ko bari hejuru bashoboye. Nicyo gihe rero tumenye uri hejuru kurenza abandi, ndetse anubahwe kandi anazane innovation mu bintu bitandukanye byose nk'umuntu nyine uhagarariye abandi watorewe abanyarwanda. Kuko nabo bibona ko umunyarwanda wese arimo aritorera umuntu we, ntago ari kuvuga ngo umuntu ngo arimo arabigiramo uruhare n'ibiki byose. Oya, dukine kugira ngo tumenye uwa mbere mu bambere, kandi ibyo ngibyo ni Diva House Beauty mbere nk'umuvugizi yabiteguye. Ukomeje gukora ku kantu ka awards, nshaka kugira ngo noneho menye ngo abantu bari muri iyo award ni bande uyu munsi, bakora ibiki? Abantu bari muri awards ni abantu bakora ubwiza, makeup, lashes, facial, waxing, tattooage, inzara, hair, whatever byose, ubwiza bwose muri rusange, ubwuzi bwose, haba n'ubwabukorerwa nkaho umugabo, haba n'ubwakorerwa umugore. Urumva ko twagize gender balance, ntabwo tugiye tuvuga ngo ni umugabo n'umugore, kimwe nuko mu marushanwa harimo abagabo n'abagore, haba n'amasaro, kugira ngo tumenye iki cyangwa se abanyarwanda bimenyera ubwabo, bihitiremo ubwabo uwa mbere mu bambere, cyangwa se utanga serivisi nziza, cyangwa se ukora neza byanyabyo. Ari cyo tuntu twagendeyeho kugira ngo dutegure iri rushanwa. Abo bantu kubahuriza hamwe bose ko numvisha ari abantu b'ingeri zitandukanye, ntago bishobora kuba byarabagoye? Byaratugoye cyane ku buryo n'ubu ngubu hari ibibazo by'abamwe banze kujyamo, babyivanamo nta mpamvu, nta gisobanuro bifite bitewe, cyangwa se sometime n'ubwoba. Hari nk'abantu bagiye bakora amazina kera, kurabona ko tujya gutoranya twahereye ku bantu bakoze amazina kera, ko ntabwo ari guhera ku mwana w'ejo bundi hari umuntu wakoze kera, byari ikibazo. Kandi ari ubwa mbere byabiteguye, twahereye ku bantu bakoze kuva kera kugira ngo abe ari bo baza guhangana. Then rero bamwe muri bo bagira ubwoba, kuko nyine hari abantu bagezweho, abantu barimo barakora cyane, ngira ngo murabibona namwe. Then bumva ko batangana nabo ngo babatwara ayo mazina, ibyo ntibyaduca intege. No guhura n'abandi bamwe muri bo babisebya, cyangwa se bumva ko ngo biri hasi whatever, ibyo ntibyaduca intege. Turakomeza, ariyo mpamvu ubona bigeze kuri no rwego, kandi twizera ko na finale bizagaragariza buri munyarwanda wese igisobanuro cy'ubwiza icyo ari cyo. Amatora ateye ute uyu munsi? Amatora dutora tunyujije kuri website cyangwa se kuri MTN, dukoresha Karisimbi kuri website cyangwa MTN nkuko bisanzwe. Andika akanyenyeri 150 akanyenyeri 727 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 5 akanyenyeri kode y'utoye, cyangwa ukanyura kuri website ya Karisimbi ukandikamo Karisimbi, then ukagera ahantu handitse Diva Beauty Award, ukavotinga, ukajya kureba umuntu ushaka guha amahirwe, abafite kode ye ukayishyiramo, then ukamutora. Niko amatora ateye, ku buryo nshaka no gusobanurira abanyarwanda ko ibijyanye n'amatora
nta ruhare na rumwe Diva Beauty Award dufitemo, nta nubwo ifite nta ihuriye nawe cyane. Amatora akorerwa muri MTN ku buryo ntago ari kuvuga ngo umuntu azibundi ndazagenda gutite, ni amatora ari real. Urakoze cyane. muteganya kuba mwazatangaza amajwi ryayo cyangwa se hazaba cya gikorwa cyo kuba muzalonshinga icyo gitaramo ryari nitwa ngo ni finale? Ni ku itariki 23 aho tuzagira red carpet, tukagira abanyamakuru, tukagira whatever abantu tukaganira n'abantu, tukagira ibiganiro bitandukanye, buri wese akavuga akatanga ibitekerezo by'ukuntu bigiye bitandukanye. Nyine kizaba ari ikirori nyine kigaragarira buri wese, ku buryo bizaba biri successful, ku buryo buri wese azabyishimira, ndetse tugatanga n'igisobanuro cy'ubwiza, kuko buri muntu wese ajya mu bintu byose yabanje kunyura mu bwiza, haba ugiye kwiyamamaza mu buyobozi, haba ugiye mu kirori kanaka, haba ugiye mu bintu whatever bitandukanye, abanje kunyura muri beauty. Ese kubera iki muri beauty dukora ibintu amazina yacu akarutabo, kandi ejo ushobora gusanga wa muntu ukamusanga ahantu ari gukorera umuryango wawe cyangwa se ari gukorera umwana wawe, ukamusanga yagize ikibazo n'umufashe, kandi ari we ufasha famiye yawe kugira ngo base neza. Ugasanga rero niyo mpamvu dushaka kugira ngo tumenyekanishe ugikora n'icyo gikorwa, bigendera rimwe kugira ngo igikorwa kimenyekane kurusha ugikora. Nibyo rero natwe twifuje kugira ngo Diva Beauty Award tubikoreho, ndetse n'abandi bari inyuma tuzabikoreho, then bigira ikintu bitanga feedback nziza. Tugana ku musozo, ni iki wasaba abanyarwanda ndetse n'abandi bakunda ibintu by'ubwiza? Ikintu nasaba abanyarwanda, mbere na mbere ndabanza kubashimira kubw'uko babashije kumva igisobanuro cy'ubwiza. Twatangiye bitugoye cyane, dusobanura bikatugora, inzara tugasobanura zikatugora, makeup tugasobanura bikatugora, lashes kugeza n'ubwo akanya babibona ko Diva Beauty irimo iragerageza kubikora cyane, ndetse abantu babyitabira ari benshi, bikatugora nabyo byose. Ariko now bigeze nkaho ari ryo tangiriro. Nibakomeze bashyiremo imbaraga, ndetse basupporting abanyarwanda bagenzi babo babikora, ndetse kandi nimba hari ukoze ikitari cyo aho kugira ngo mugaye, aho bugenda umwereka ko bashaka kugikora, ko abanyarwanda bamwe na bamwe babasha kugera hanze aho babikora bakabona ko babikora. Ashaka kumufasha kumubonera ibikoresho, ashaka kumufasha kumuganiriza uburyo babikora, kamuha ubumenyi burenze, ashaka kumufasha kumubonera ayo mahugurwa, nkuko yenda Diva natwe twabiteguye dutanga ayo mahugurwa. Nicyo mbashimiraho. Ikindi nkabasaba kugira ngo dukomeze dushyigikira abagenzi bacu, aba bakorera ubwiza, nabwo ni ingenzi mu buzima bwanyu cyangwa mu buzima bwa societe nyarwanda. Then tubaha agaciro, kandi kugira ngo tubaha agaciro kubereka ko tubashyigikiye muri ano matora, tubatora ndetse tubaba hafi. Ari nacyo nabo nsaba n'abandi babikora, kwiba no kwiyubahisha, birinda ibintu bitandukanye, ibiyobyabwenge, inzoga, ibintu bitandukanye byose igihe uri mu kazi, gukunda akazi kawe, ndetse no gushaka ubumenyi burenze kubwo ufite, haba kwihugura ku social media cyangwa se n'abandi bakurusha, kugira ngo tubashe kurushaho guteza imbere ubwiza ndetse no gushyigikira iki gikorwa cyane. Madirika ngushimire ndetse nkwifurize kuzagira ibirori byiza cyangwa se kuzagira awards nziza. Urakoze cyane Johnson, urakoze cyane, ndizera ko bizagenda neza nkuko twabiteguye, tubifashijwemo namwe n'abanyarwanda ndetse n'itangazamakuru. Turisaba ko ryadufasha kudusupportinga muri iki gikorwa kugira ngo dukomeze kongera competition nyinshi mu Rwanda. Ngira ngo nibwo bizaryoha cyane. Ngira ngo babonye uburyo bya trading ahantu hose bitaranagira kuri level nziza nkuko tuyifuzamo. Ndagushimira cyane. Nawe urakoze cyane.